iyi bloke gestation mu mabloke yacu ni iya 10 rero. Iyi bloke ikunda kubamo ingurube nini cyane, izabaye nini, mbese bayubatse ku buryo hajyamo ingurube nini kidagadura, ukabona uko yisanzuye, atari ya yindi yo gushyiramo ikaba imeze nk'ifunganye, ifu ahantu hafundanye. Noneho urareba ko iyi ni ubwoko bwa landrasi. ni landrasi kweli, ifite kilo nka 400, nini cyane akabije. bya bimwe nakubwira gushaka gupimwa 2 metero n'igice, ureba kuva hariya kuzagera ku munwa wayo, kugera hariya ku rushyi rw'ukuboko ni metero n'ahandi rero. iyi ni mwene nyina nizo indimi iravukana. ubuse zirahaka tuzizana hano. Nizi zikurikira zirakurikirana. iyi yabyayeho, zabyayeho yabyayeho rimwe, n'iyi yabyayeho rimwe. Arakuba yifitiye isuku, isuku yayo rwose, ijya hariya ikagaruka hano ikaryama aho iryama iteka. ni ukuvuga ngo izi ngurube nini, ibi biraro byazo zo biba bifite metero zingahe? ni za zindi 2 n'igice kuri 2 n'igice, ni nka materinite, ariko hariya ni nka 3 cyangwa 2 n'igice, kuko hano twize kumanza kuhateganyiriza ingurube zigeze mu kigero cy'amezi 5-6, zikabamo ari nk'enye 5. tubonye arizo bakunda kugura cyane, tuhashyira izi nini kugira ngo